bakunze kwisenyera. Barasobanuye ngo mu bantu ba mbere bigirira nabi ni abasinzi, anywa yagera nyuma akanywera n'urugo rwe, umwana akabura inkweto zo kwambara, umugore akabura ibyo guteka, umugabo akaba yabura n'amafaranga yo kwigurira isabune, kandi akaba atasiba kurara atanyoye. Uwo ni umugizi wa nabi wa mbere wigirira nabi, ariko nawe Yesu yamukurayo akamushyira mu murongo w'abatunganye. Muri aya masaha y'umugoroba kasoreze ku narababwiye ngo Imana yaduhaye n'ingingo zikundana. Buriya narabwiye ngo amaboko ateye amahane ngo ntaratamika akanywa ntago kabona ibyo gukanja. Yego, kandi n'amenyo ateye amahane ati ndabikanja, umuhogo ukabinyaka, ntabwo umuhogo wabona ibyo kumira. Kandi umuhogo uteye amahane atumba ndabimira igifu kikabisya, ntabwo umuhogo wakohereza ibyo kurya. Kandi iki gifu nacyo giteye amahane kitumva rero iyo maze kubisya amara arabijyana. Ntabwo byashoboka ko umuntu igifu cabisya, kandi amara nayo ateye amahane ati burya iyo maze kubinoza neza ikibuno kirabinyaka. Wasanga intambara yabaye wapfuta maze kabiri, ariko ijuru ryaduhaye ingingo nziza. Amen se. Uku kuboko kubaha akanwa kakubaha amenyo. Burya hari abantu barya gipagani akarya niba ruko ibyo byaryoshe, hari n'abyarura gipagani akabona hano hatondetse amasahani menshi y'ibiryo bitandukanye, kuko ipfa ryamumaze rero ntaheruka inyama n'igihaza, hari iteke, aha hari intonore, hano hari imineke, nuko agashaka byose ngo agasahani akabibumbiraho bikamunanira. Ugasanga ahubwo abantu bari kumuseka bati nkuriya buriya ari kugendera bimena yataye umutwe cyangwa. Ariko Imana yaduhaye ingingo zikundana, nicyo nandi kubabwira. Intoki zitamika akanywa kagapfuka amenyo. Burya hari ukurya gikristo, n'igihe wabonye ibyo byaryose cyane uje urifata, mujya witonze batagira ngo amaramuka aho ngaho. Yesu ashimwe. Rero muri kukubirya bigasoza amenyo byohereje umuhogo ntutera amahane, ahubwo ngo nibyacitse amenyo igifu kikabikanda kuko gikunda amara, kikohereza mu mara. Amara nayo yakumva bikaze agatelefona mu mutwe ngo kibuno ntabara. Imvura yaba iri kugwa, izuba ryaba riri kuva, kibuno ntabara. Kibuno gitelefona mu mutwe ngo bwira amaguru yiruke. Iyi ni Imana yaturemye mu buryo buteye ubwoba butandukanye ab'umujyi baraje ngo babaze Rahabu batumva abagabo bageze hano bari hehe. Rahabu yabashubije ikibazo gikomeye, ntibongera kumusubira, avuga ngo umwuga wanjye nsanzwe nkora ntimuwuzi ngwe, none se abagabo bose narana nabo nabamenya. Ubwo baje hari bagiye, yari ruharwa rero ntibamubaraho icyaha kuko yarasanzwe afata umugabo umwe yavaho undi akaja mu nzu undi agasohoka, bisoza abandi bari hejuru. Imana ikirisha abana bayo indaya yari iri mu mujyi. Hari icyo Imana yahembye Rahabu rero. Rahabu amaze kubakiza, burya nyuma yaho yabamanuriye inyuma y'umurwa cyangwa se y'umujyi, bisoza bagiye hari agashumi ngo yambaraga k'umutuku. Aka k'umutuku baramubwiye batumva rero uzakamanike, aha ni inama zigirwa ku bantu. Aka gashumi k'umutuku ngo niko kimenyetso yahaga abakiriya be, igihe yagakenyeye bamenye yuko hari ibyahindutse batirirwa baramubaza. Ariko niko abo batasi bahereye batumva rero niwumva byakomeye aka gashumi k'umutuku uzakamanika mu idirisha. Nabwo byari ubuhanuzi bwerekana ko iyo Yesu atava amaraso nta munyabyaha wagombaga gukira. Nuko akaba kikabona gatukura, bamenye ko ari kwa Rahabu hakiriyemo abantu 250. Imana iramukuza rero mu basekuruza ba Yesu na Rahabu arimo yarasanzwe ari indaya. Tahaba kure Yesu atagukura, ari ibisambo yabikiza. Abari basanzwe bakora uwo mwuga wo kwicuruza nawe Imana yabakurayo. Abari basanzwe ari abanyamwaga yabavanayo. Abari basanzwe ari abasinzi bakunze kwisenyera. Barasobanuye ngo mu bantu ba mbere bigirira nabi ni abasinzi, anywa yagera nyuma akanywera n'urugo rwe, umwana akabura inkweto zo kwambara, umugore akabura ibyo guteka, umugabo akaba yabura n'amafaranga yo kwigurira isabune, kandi akaba atasiba kurara atanyoye. Uwo ni umugizi wa nabi wa mbere wigirira nabi, ariko nawe Yesu yamukurayo akamushyira mu murongo w'abatunganye. Muri aya masaha y'umugoroba kasoreze kusoma riri muri Zaburi igice cya mbere, nuko nirekerera aho ngaho. Zaburi ya mbere iri mu gice cya mbere, niyo mpamvu uvuze ayo magambo, kuko Zaburi igizwe n'ibice 5 ariko ikagira Zaburi 150.
zaburi iya mbere niyo ngiye gusoma ndekera aho ngaho. Iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bakazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi yo izarimbuka. Reka mbifurize kuva mu nzira y'ababi. Yesu wakijije kera, twumvise indirimbo ya 97, twumvise inkuru ko Yesu akiza, kandi Yesu arakiza. Akiza ibirara, abari basanzwe ari ibirara. Dore no muri abo baririmbyi bari kuririmba gutyo harimo abari basanzwe ari ibirara. Ndabatutse si? Harimo abasanzwe babanywi. Ye mu kintu kingerageza mu buzima nabayeho, mu buzima natangiranye n'inzoga mfite imyaka 2. Bantega muri Nyabingi, nkanywa inzoga, nkanywa n'itabi. Amenyo aragenda arashirira, numvaga bincira urubanza, mbere nabwirizaga mfutse ku munwa kugira ngo hatagira umbonera amenyo. Ariko Yesu agenda arambohora, arankiza ubwoba, nkiga gushiramwe agati ko mutavuga amena, ngenda nkoboraho ibyari byarafashe ku menyo. Hari agakorasi dufite muri jiya kavuga ngo yadukijije imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Haleluya! Imana yaradukijije ituvanaho imitwaro yaduhetamishaga. Ubu turahamya ko Yesu ari umukiza, ko ari umunyembabazi, afite n'imbaraga. Birasaba ngo buri wese amwisunge ku mbaraga zawe n'amayeri yawe n'ubwirinzi bwawe. Ntiwakwishobora kuko utiremye, hari Imana yagushobora. Ubwo turi abanyantege nke, uwo twizeye ni umunyembaraga. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Reka dushimire abantu ko bafite morali, bariya b'inyuma. Ntabwo ndatinda kugira ngo igitaramo tugikomeze, kandi aba baririmbyi kambisabire muririmbe, mugabanya amagambo, mwe muririmbe gusa. Turaba turi gushira ku mutima kubera kuko baje tubakumbuye, sibyo si? Hari cyo nabakundiye, bibukanya amateka. Nanjye ndibukana amateka n'abari abagabo baturutse mu mujyi. Hitangira gukora inaha Mavuna muri 2010, nibo bandangiye umurongo w'inaha ngaha duhuriye mu mujyi wa Ruhengeri. Ubwo rero kongera kubahagurutsa ngo mbasuhuze ntabwo naba nibeje. Nimuhagarare twongere tubakire mbese. Aba bagabo bakunze kuja barandehesha, bakampa icayi, bakampa umugati, numva iby'Imana birabuzuye rwose. Bavuze bati uzazi iwacu, numva ari nko kusunika, nuko mba ndimisho gihe twabatije abantu 138. Nubwo baba bicaye bicecekeye, ariko bakoze umurimo w'Imana. Ndabemera. Bona nubwo bene wanyu baba batabumva, ariko ijuru ryo rirabumva buryo. Ritabumvise kiba namwe mwarageze hacecekerwa, riracabahagazeho. Muremera kubanyakirira si? Mwavuga. Imana bagirire neza. Rero narabahamagaye ndi hano, ndababwira ngo nongeye kugaruka muri yanzu nabagamo, bati ku Isabato tuzaba turi kumwe. Babikoze rero, imitego yose Satani ashobora guteza ntibaboneke yacitse, Imana yatsinze, ihabwa icubahiro. Ndashimira rero aba baririmbyi, burya kugira ubuntu, ibyanditswe biravuga ngo ntibakabyibagirwe. Kumva umuntu azagaho impano umuntu wo muri iri torero batanaziranye, aho mukuye Imana izasubizaho ibindi. Kandi muri abagabo beza burya, Imana izabajyane no mu ijuru. Murakoze. Ndikumva ariko mumeze neza. Abantu bakunje gushinja ngo abadive ngo nta mwuka, ubu ho wuzuye mu rusengero urimo rwose. Ndikumva uri gusunika kuko mwese Mana ntariragwa hasi. Imana ibahumugisha. Nabiyamye rero ngo bagabanye amagambo, nanjye ngiye kuyagabanya kuko ejo n'ubundi ndaba ndi mu materaniro. Yesu ashimwe. Ndabwiriza igihe gitoya, nongere nshimire guca bugufi kw'iri torero, abayobozi baryo. Mbese mugira ngo muka pasiteri guherekeza aba bagabo ari ubayoboye, byo ntago ari guca bugufi.
paso wahaguruka tukongera tukakwakira, ikibazo kiri hehe? Kandi burya nandasaba pasoro akakuramutsa, paso waramutse uyu muntu w'Imana, mwavuga mena mwebwe? Aba ni abakozi bo mu gitambyi, nuko haleluya. Sinababwiye ngo umwuka urimo si? Imana bagirire neza, kandi pastor arakoze kutwakirira mugenzi we, Imana imugirire neza. Ndanezerewe cyane, hari icyo nkunze kubwira abantu, hari ikintu mbasumbya. Ushobora kuba munsumbya kwizera, munsumbya n'amafaranga ndabyumva, munsumbya n'amashuri, ariko mbasumbya inshuti. Mfite inshuti z'abapasitoro, mwavuga amena? Buriya ntabwo mwapfa kunkoraho pastor ari hariya, kirazira. Abantu bose bakunda iby'Imana ngo babikoremo, bona nubwo ndi umunyantege nke, ariko nanjye ndabakunda. Mujye murereka twikundanire, ibyo tudashoboye Yesu azabishobora. Yesu ashimwe. Kandi Yesu yaravuze ngo bazamenya ko muri abigishwa banje nimugenza gute, nimukundana, nta gushwaraturana, nta gusebanya, ahubwo mu Mana tugomba gukundana. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira n'uyu musore uri ku byuma buri uri kudufata, nawe burya bari gukorera Imana, kuko mukanya numvise abicangurwa aribo bari kumpamagara bati Karenzi uri gukoresha hehe amavuna. Nuko ndababwira nti ni kubirunga, nuko bati umva ibintu bimeze neza. Hari ikibazo nabajije nyitangira, nicyo cyambere bambaza bati buriya cya kibazo wakibajije ute? Mukuri rero wa musore we tukwifurije kuzakurira mu by'Imana. Uzakure ukunda itorero kandi unaryubaha. Haleluya. Nkunze kubwira abantu baje hano ari abashitsi n'abasangwa, muje murubaha itorero. Kubera iki se? Niryo ritubeshejeho. Yesu ashimwe. Iyo mvuze ngo niryo ritubeshejeho, iyo ritatwigisha uko twakaraba, abo dukunze kubana babwira ngo kera sinari nzi gukaraba mu maso, sinari nzi no kwiyuhagira, reka data ahubwo icyarangaga muri je ninde gusa. Ariko nkimara kugera muri ritorero nkarayikirwa kuzaho abantu bari, ndibuka nihana, nari nje mu materaniro, umugabo umwe w'umukire waganiriye muri Cyeru yambonye ukuntu nari mfite imigi mu mutwe, ari uruyange n'inda zigenda zintondagira. Mbona avuye ku ntebe yicaraho, ayivaho, arambwira ngo ninyicareho, nshaka kuyitinya. Arambwira ati yicareho nta kibazo kirimo. Ndibuka rero twariganye, arambwira ngo nzamubere umushitsi. Hari mu materaniro muri 92, byari ibihe bikomeye cyane. Ndibuka rero turangije guterera mu gitondo, amafaranga 10 yo kwiyogoshesha umusatsi wari urimwe imigi, ampa n'10 ryo kugura isabuni ngo nzamese nzaze ku isabato nakarabye. Uhereye icyo gihe rero nafashe icyemezo cyo kumukurikira, anyigisha gukaraba. Rero Yesu ashimwe, anyigisha no kumesa. Mu gitabo kivuga butumwa kiravuga ngo burya abantu bose bavugira Imana bagomba kuba basa neza. Bona nubwo amafaranga yaba ari make, ariko sa neza. Bona nubwo ibibazo byaba ari byinshi, ariko usa neza. Bona nubwo ibiryo byaba ari bike mu nzu, ariko sa neza. Haleluya. Impamvu Imana yacu ni uwera. Ko mutavuza amena se none sinzi iyo muri. Kubwiyo mpamvu rero reka nikomereze ngira amagambo nasoma hano, ntago ndasoma menshi, ariko nifuzaga kugira ngo twigane ishigisho kivuga ngo nta kure habaho Imana itagukura. Nta na hamwe haba kure Imana itagukura. Ngiye gusoma amagambo ari hano muri Matayo. Habaho Imana itagukura. Abantu bashobora kukuvugiriza induru uko bitashoboka, ariko imbere y'Imana ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Abantu bashobora kuvuza induru uko bitabaho, ariko imbere y'Imana nta kitashoboka. Niyo mpamvu nta haba kure, mbwire n'abashitsi bari hano, Imana idashobora kugukura. Burya amateka aratubwira ngo iyafashe iyi si yariho ubusa busa. Iyo dusomye mu Itangira igice cya mbere, isi yariho ubusa busa, yuzuye umwijima, Mwuka w'Imana agenda hejuru y'ayo mazi. Imana yafashe isi yariho ubusa busa
irayinogereza mu minsi 6 ituvaniramo ibyo kurya. Haleluya. burya rwari urusukume. Imana iravuga ngo habemwe ibishyimbo biraza, habemwe amashaza araboneka, haboneka imwe ibijumba biraza, n'ibitoki biramera. Iyo yakoze ibyo bintu ibyo kurya tukabibona, yahindura umunyabyaha uwari uri mubi akaba mwiza. Kumva abantu bari gusakuza, ariko niba ari urusaku rw'ibyishimo sinamenya. Rero muje murerekera umuntu Imana yamuremye, isaha itari yagera yo kuva mu mubiri ashobora kwisubiraho akihana. Yego yego, ndavuze ngo isaha itari yagera yo kuva mu mubiri ashobora kwisubiraho akihana, kandi Imana yamubabarira. Ngiye gusoma amagambo ari hano rero, amazina y'abasekuruza wa Yesu, cyangwa se amazina y'abasekuruza ba Yesu. Iyo ibyanditswe bivuga Yesu, dusanga bisobanura ko Yesu yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, ariko tubona kubwo gukunda umuntu. Hari amagambo ari muri Yohana 3:16. Iryo somo numvaga abantu bose barizi. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyi cyane ihagarariye kabiri. Bwa mbere Imana yaradukunze iratugabira, yaratugabiye abo tumaranye iminsi. Nakunze kubabwira ko Imana yaguhaye amatwi, abandi ari ibiragi. Imana iguha amaguru, abandi ari impondagahanga. Ejo nari ndi mu soko hano hepfo mu mujyi, ariko mu irembo ry'umujyi uri gusohoka muri gare hagana haraguru, nabonyemo umugabo hepfo n'agahiri k'igiti, ariko nasho kirashaje. Aba bahungu bo mu soko rero ahisha akazima ako ngako kagata kabari karambika, noneho akagomeza akakwerekaho ngo reba akagati, reba akagati. Iyo ufite umutima w'imbabazi ureba icyo giti ko atari cyo yavukanye, ahubwo isi yaramuhindutse, ukuguru kuracika bamuha igiti. Twebwe Imana iratugabira mu myaka umaze, uracyagendesha ikirenge gifite amano 5. Yarakoze cyangwa ntiyakoze? Turabashimira Imana ko yakoze kuba yaraguhaye amaguru yombi. Imana ihabwa icubahiro. Kuko Imana yakunze abari mu isi yarabagabiye. Narababwiye ngo Imana yaduhaye n'ingingo zikundana. Buriya narabwira ngo amaboko ateye amahane ngo ntaratamika akanywa ntago kabona ibyo gukanja. Yego, kandi n'amenyo ateye amahane ati ndabikanja umuhogo ukabinyaka. Ntabwo umuhogo wabona ibyo kumira. Kandi umuhogo uteye amahane atumba ndabimira igifu kikabisya. Ntabwo umuhogo wakohereza ibyo kurya. Kandi iki gifu nacyo giteye amahane kitumva rero iyo maze kubisya amarara bijana. Ntabwo byashoboka ko umuntu igifu cyabisya. Kandi amarana yateye amahane ati burya iyo maze kubinoza neza ikibuno kirabinyaka. Wasanga intambara yabaye wapfuta maze kabiri, ariko ijuru ryaduhaye ingingo nziza. Amen se. Uku kuboko kubaha akanwa kakubaha amenyo. Burya hari abantu barya gipagani akarya niba ari uko ibiryo byaryoshe, hari n'abyarura gipagani akabona hano hatondetse amasahani menshi y'ibiryo bitandukanye, kuko ipfa ryamumaze rero ntaheruka inyama n'igihaza, hari iteke, aha hari intonore, hano hari imineke, nuko agashaka byose ngo agasahani arakabibumbiraho bikamunanira. Ugasanga ahubwo abantu bari kumuseka bati nkuriya buriya ari kugenda arabimena yataye umutwe cyangwa. Ariko Imana yaduhaye ingingo zikundana, nicyo nandi kubabwira. Intoki zitamika akanywa kagapfuka amenyo. Burya hari ukurya gikirisitu, n'igihe wabonye ibyo byaryose cyane uje urifata, mujya witonze batagira ngo amaramuka ari aho ngaho. Yesu ashimwe. Rero muri kukubirya bigasoza amenyo byohereje mu muhogo, umuhogo ntutera amahane, ahubwo ngo nibyacitse amenyo igifu kikabikanda kuko gikunda amara, kikohereza mu mara. Amara nayo yakumva bikaze agatelefona mu mutwe ngo kibuno ntabara. Imvura yaba iri kugwa, izuba ryaba riri kuva, kibuno ntabara. Kibuno gitelefona mu mutwe ngo bwira amaguru yiruke. Iyi ni Imana yaturemye mu buryo buteye ubwoba butandukanye n'ubw'inyamaswa. Rero Imana yakuvanye mu nyamaswa ikemera kuremwa nk'umuntu kugira umutima nama, ntaho itagukura byawe.
ko witwaye neza, ijuru rigakomeza rikayobora ibyawe bikaba mu mahoro. Imana ihabwa icubahiro. Ndasoma rero iri somo, amazina ya basekuruza ba Yesu ndari nasoma kanongereho n'aya magambo. Yesu yemeye kuvukira mu bantu kubera kuko yabaremye bafite ishusho y'Imana. Burya mu bari hano mwese nta muntu mbona ko ari mubi, mwese muri beza. Naba barambagiza sinzi uburyo murambagiza, mbona abantu bose ari beza kuko basa n'Imana. Burya dusa n'Imana. Haleluya. Hari abantu ubona ko yirabura ariko ari umugira neza pe, wamunyaraho ukagwa, ariko yaba ari inzobe ugasanga utaryiwe kabiri, isesemi ikamwica, ariko wagezemo Imana. Haleluya. aba umunyamahoro nubwo yaba yirabura, aba umunyamahoro nubwo yaba ari inzobe, maze ibyari bikomeye bikoroha, Imana igahabwa icubahiro. Nta kure habaho Yesu atagukura. Twumvise inkuru ko Yesu akiza, yakijije abo bantu ngiye gusoma rero. Ni bande? Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi nawe yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu nawe yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni nawe yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Nsomye amagambo maremare ariko rimukurikirana amateka ya kera, muzumva hitwa Yeriko. Yeriko habaga indaya, abantu bose bari bazi yitwaga Rahabu. Rahabu kandi ngo yari indaya, kubw'umubiri we wamubuzaga amahoro bigatuma asambana, ariko ngo icyari kigeretse kuri ibyo yari afite umutima mwiza. Ngo mutavuze amena se? Imana yemera kubaho, Imana ikemera. Burya Imana ishobora kunyuza abizera bayizi badashaka kuyerekana, Imana yanyuze mu batayizi kandi Imana ikamenyekana. Niyo mpamvu Rahabu wari usanzwe ari indaya, burya Imana yari yaremeye ko aba muri uwo mujyi, nta kibaho Imana itakemeye. Nkunze kubwira n'abantu baturanye, mugaturana mutarahurana umuriro, uri kubona atabaho bamuhambye waje guhinga, ariko ijuru ryamuhaye umwuka ndaca mufiteho umugambi. Nubwo isesemi iri kuza kuri wowe, ariko ijuru ryo riri kubona afite akamaro. Niyo mpamvu no kurakarira cyangwa se kwanga utaremye uba wibeshe, ahubwo urebye nabi hari igihe wagenda mbere ye. Nibyo sibyo? Rero Rahabu nguyu yari indaya, abantu bose bamuzi. Nuko ngo Imana ishakisha umuntu wahisha abatasi ngo bajye gutata Yeriko, ibona ko abatasi ni abantu b'Imana bacumbika ku ndaya. Abatasi binjiye mu murwa, bagezemo barakomeza baragenda, cyakora ngo abo muri uwo murwa baramwishisha cyangwa se muri uwo mujyi. Nuko bagera kwa Rahabu, ngo Rahabu akibabona yarabonye abakiriya. Nuko abo bahungu bagezeyo bamuha ubuhamya, baravuga bati uko tureba hari Imana idutumye, turi Abisirayeli, babandi Imana yabo yambukije inyanja n'amaguru, abanyegiputa babigerageje bakarengerwa, none ni twebwe turaje tugamije uyu murwa cyangwa se uyu mujyi, tuje gutata ngo turebe uko umeze, ku iherezo tuzawuturamo. Nuko ngo Rahabu yumvisha amateka y'abo batasi, arizera, asanzwe ari indaya. Aravuga tumva rero, ngiye kubagirira neza, nanje ngiye kubacumbikira, ariko namwe nimuzafata Imana yanyu nibaha iki gihugu, muzibuke ko nagize neza, muzandokore. Haleluya. Niko byagenze, barayeyo mu gicuku, abo mujyi baraza ngo bagiye icyo gitekerezo kiri muri abo mujyi, baraje ngo babaze Rahabu batumva abagabo bageze hano bari hehe. Rahabu yabashubije ikibazo gikomeye, ntibongera kumusubira, avuga ngo umwuga wanjye nsanzwe nkora ntimuwuzi ngwe, none se abagabo bose narana nabo nabamenya, ubwo baje hari bagiye. Yari ruharwa rero ntibamubara hicaha, kuko yari asanzwe afata umugabo umwe yavaho, undi akaja mu nzu, undi agasohoka, bisoza abandi bari hejuru. Imana ikirisha abana bayo indaya yari iri mu mujyi. Hari Imana yahembye Rahabu rero. Rahabu amaze kubakiza, kujya nyuma yaho yabamanuriye inyuma y'umurwa cyangwa se y'umujyi, bisoza bagiye, hari agashumi ngo yambaraga k'umutuku, aka k'umutuku
baramubwiye batumva rero uzakamanike, aha ni inama zigirwa ku bantu. Aka gashumi k'umutuku ngo niko kimenyetso yahaga abakiriya be, igihe yagakenyeye bamenye yuko hari ibyahindutse batirirwa baramubaza. Ariko niko abo batasi bahereye batumva rero niwumva byakomeye aka gashumi k'umutuku uzakamanike mu idirisha. Nabwo byari ubuhanuzi bwerekana ko iyo Yesu atava amaraso nta munyabyaha wagombaga gukira. Nuko akaba kikabona gatukura, bamenye ko ari kwa Rahabu hakiriyemo abantu 250. Imana iramukuza rero mu basekuruza ba Yesu na Rahabu arimo yarasanzwe ari indaya. Tahaba kure Yesu atagukura, ari ibisambo yabikiza. Abari basanzwe bakora uwo mwuga wo kwicuruza nawe Imana yabakurayo. Abari basanzwe ari abanyamwaga yabavanayo. Abari basanzwe ari abasinzi bakunze kwisenyera, basobanuye ngo mu bantu ba mbere bigirira nabi ni abasinzi. Anywa yagera nyuma akanywera n'urugo rwe, umwana akabura inkweto zo kwambara, umugore akabura ibyo guteka, umugabo akaba yabura n'amafaranga yo kwigurira isabune, kandi akaba atasiba kurara atanyoye. Uwo ni umugizi wa nabi wa mbere wigirira nabi, ariko nawe Yesu yamukurayo akamushyira mu murongo w'abatunganye. Muri aya masaha y'umugoroba kasoreze kusoma riri muri Zaburi igice cya mbere, nuko nirekerera aho ngaho. Zaburi ya mbere iri mu gice cya mbere, niyo mpamvu uvuze aya magambo, kuko Zaburi igizwe n'ibice 5 ariko ikagira Zaburi 150. Zaburi ya mbere niyo ngiye gusoma, ndekera aho ngaho. Iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, cyazakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bakazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi yo izarimbuka. Reka mbifurize kuva mu nzira y'ababi. Yesu wakijije kera, twumvise indirimbo ya 97, twumvise inkuru ko Yesu akiza, kandi Yesu arakiza. Akiza ibirara, abari basanzwe ari ibirara. Dore no muri abo baririmbyi bari kuririmba gutyo harimo abari basanzwe ari ibirara. Ndabatutse si? Harimo abasanzwe babanywi. Ye mu kintu kingerageza mu buzima nabayeho, mu buzima natangiranye n'inzoga mfite imyaka 2. Bantega muri Nyabingi nkanywa inzoga, nkanywa n'itabi. Amenyo agenda arashirira, numvaga bincira urubanza mbere nabwirizaga mfutse ku munwa kugira ngo hatagira umbonera amenyo. Ariko Yesu agenda arambohora, arankiza ubwoba, nkiga gushiramwe agati ko mutavuga amena, ngenda nkoboraho ibyari byarafashe ku menyo. Hari agakorasi dufite muri gihe kavuga ngo yadukingije imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Aleluya! Imana yaradukijije ituvanaho imitwaro yaduhetamishaga. Ubu turahamya ko Yesu ari umukiza, ko ari umunyembabazi, afite n'imbaraga. Birasaba ngo buri wese amwisunge. Ku mbaraga zawe n'amayeri yawe n'ubwirinzi bwawe ntiwakwishobora, kuko utiremye hari Imana yagushobora. Imana iduha amahoro muri uyu mugoroba, kandi Yesu uzi gukiza akugirire neza. Mbese mu bashyitsi bari hano hari uwakumva yamwisunga akaza tugafatanya gusenga mbere y'uko igitaramo kibaho? Kuko akiza nawe yagukiza, kuko abohora nawe yakubohora, ukagenda webye. Waba urimo ukagira gutyo ukaza, gira gutya ndebe, uze dukorane mu biganza, gira gutya turebe. Ntiwagira gutya ko ntacyo uraba. Mu izina rya Yesu mukomeze mugire isabato nziza, kandi Mwuka Wera akomeze kutuyobora mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Reka nsubize mikoro uyoboye gahunda. Oh
Haleluya. Reka mbabwire abahungu babwire akari ku mutima. Umutima wacu gwashikagurikiye mu rwanyu. Haleluya. Amen. Kubera kubwirwa cyane ntabwo turi kumenya ko zarangiye, ariko niko bimeze. Reka rero Henoki yihute, ntabwo turi butinde, atubwire indirimbo ebyiri z'amajwi menshi kurenza izindi. Inyuma nta mushyitsi muri kumwe, umushyitsi uri muri bari abantu b'inyuma za muri kiganza, ariko mumwereza se mugurira igitabo, mumwereza se mugurira igitabo, kandi turafatanya n'izi ndirimbo muziririmba. Ariko kata